ibintu byinshi mu mitima. Umutima wanjye nzawubarinda, uzaza unsanga nzagusenya mbere yuko unsenya. Niko bimeze. Ntabwo ngiye ndi marayika. Ariko ibyo bizaza ari uko wansunitse kugera aho hantu. Ibaze umuntu wakwakiriye. Uzi The Ben wambwiye ngo tubonane muri wote wankanga kubonana namwe, dore ibyo nangaga ni ibingibi. Wabonanye n'umuntu akaba kuzi, mukaganira, mukaba bafite ukuroro bajya bagenda bakinjiranamo bakamenyana byandani, mugabwirana amabanga yanyu. Uretse no kubwirana amabanga yawe kugira ngo uzamenye naho ntuye cyangwa umenye naho mba, bizagutwara igihe. Ariko uzi Mico, uri umugabo. Ibaze Dumba wafashe kaboko, wafashe Irene akamufata akamujyana akamwakirana. Twaramubonye amavideo yaragaragaye. Urimo kunyumva? Akamufata akamwakira muri Canada, undi agataha amahoro. Sibyo? Mu buzima kubaho n'ukubana. Sibyo? Hanyuma iriya kese yaza ugatereka kamera kubera views, ugatereka kamera imbere hariya y'ikiganiro kigiye kubambisha umuntu, yaba muri society ndetse no mu nzego. Umuntu agucobikiye bro. This life, Jesus. So no balance. Muri kunyumva? Uyu mugabo jewe nkimara kumenya amateka ya Irene, naravuze ngo Imana ikundindire kuri sinzigire mpura nawe. Sinzigire menyana nawe. Uriya mutipe yahereje interview umwana w'umunyamasisi wari uvuye mu nkambi bro. Twese turamukunda, yari afite uriya mwana afite impano. Urimo kunyumva? Uriya mwana afite impano. Ngiye mvugira ku karubanda bro. Umutipe twari tuzi kuri mwana agiye wenda no kumwereka abantu. Guess what? Umwana yaragarutse imbere ya kamera aje kureba Irene uza amagambo yamubwiye. Ngo ihangana uzaririmba waratahutse, u Rwanda rufite impano nyinshi cyane, uzaririmba iwanyu muri Kongo. Kuva uwo munsi naravuze this guy ndagukarabye. Irene ntabwo nzi ikindi kibi cye, sinigeze mvugana nawe, ariko hari igihe umuntu ashobora gusohora amagambo mu kanwa. Icyo kintu cyatumye Irene njya mubona mu ishusho, kamubona mu yindi shusho. Urimo kunyumva? Ntabwo wabwira umuntu bro, urafata umuntu kuko ari impunzi, ibyo bikaba icyaha cyuko atashobora kubona ayo mahirwe. Ko wamurerega ntumusubize, ko wamukwepa ntumusubize, wakoresha amagambo akakaye gutyo. Kuba impunzi ni icyaha. Ni utarabaye impunzi. Ibyo ngibyo tubyihorere. Ibyo kameze bitch. Ibyo tubyihorere. Iki kintu ntabwo abantu baramagaza ngo Godfather Irene. Ntabwo Irene ndavugana nawe, nta kosa arankorera, nta kintu n'iki kibura musora. Sindanavugana nawe, sifite nagano yo kuvugana nawe, nta nubwo mfite, nta na gato. Ariko kira kintu narababaye, ndavuga wa mugabo, Imana izaguha amahoro. Ntabwo umuntu yazira statiye ufata impano ye uyikubita ishoka. Yari kureka kumufasha akabibika mu mutima, ariko ntabimubwire. Ariko zikubwira umuntu ngo u Rwanda rufite impano nyinshi, uzaririmba waratahutse warasubiye iwanyu. Icyo si ivangura akarere bro. Nahise nkaraba, ndavuga nti Imana izandinde inzira uzanyuramo. So here we come back ku nshuti magara bro. Yamwakiriye, ikamwakira muri Canada, akamutwara kwa mama, akamutekera karya. Duba akamushyira mu modoka Tesla, akamutembereza, akamwereka abanyakanada. Bombo clat. Yatari kabisa. Arafashe amushiza amarira ku maso. Bro. Dumba ngiyewe mbonye ikigana. Dumba n'umugabo ufite umutima ukomeye. Dumba yihanganira ibintu byinshi kugera aho yihanganiye ubutinganye mwamwambitse. Dumba arabyihanganira bro. Ariko ibazo uriya mugabo guturika akarira. Biba byamurenze. Erega umuntu ashobora kudagukorera ikintu, munyumve neza cyane, umuntu ashobora kudagukorera ikintu cya danje. Urimo kunyumva? Nk'ibi ngibi yamukoreye kumutereka kamera.
uriya nani agatereka ya mpano kamera biradumba yavuze, bikaba atari ibintu biremereye, ariko umwanya wahaye umuntu n'umuntu uko wamufashe inyiturano akwituye. Impamvu ngo ndibada you gonna hurt me. I'm not gonna expect the good stuff from anybody. Niyo mpamvu nkora amanywa nijoro mukaza kumbwira ngo ko utaryama. Bro, I believe in myself. Godfather umunsi nzibura I will fucking die. Listen to me. Gisa chinganzo. Iyi weakness ufite you dude. Ufite iyi weakness maze kukubona. Reka gutera abantu imwe bro. You come back, stand up and work hard. Abantu bakunze ibikorwa byawe nagona. Reka gutera abantu imbabazi. Urakoze cyane mukuru wanjye. Promoting abantu bagupromoting. Reka kugaragara as a victim y'ibihe byatambutse. Urakoze cyane mukuru wanjye. Ufite product, ufite ibikorwa, ufite impano, bizane ku isoko tubigure. Thank you. Urimo kunyumva? So ndimo ndakumva. I swear to God, njambwira abantu kuri. Reka ngiye kohereza urugero kuri ama gift dufata. Abantu baza hano ndababwira mu nkande cyangwa mu byihorere. Bless me kuko nkuzanira amakuru ku gihe, nkaza hano nk'abamarirungu, ni munyiture mume kuri ayo mafaranga. You gift me kuko I give you the good time. I give you the info udafite. Ndaguha icyo mfite ukampa icyo ufite. Mbaha umwanya wanjye nk'abamarirungu, nkabaha amakuru mudafite, mukampa ku mafaranga munyuze ku makoini. Period. Niyo mpamvu nazigera ndambarara imbere ya Gasiya yariyo yose. Nimwumva bidakwiye muzabireka, nimura ntacyo mavana nzagabanya umwanya mbaha, namwe muzashaka gushaka kandi mubyagira. Munyumve neza cyane. Diplomate yararirimye ngo ubu uzabwiza ukuri akakwanga uzareka tumuka hobagiye n'ubusanzwe azaba atari umukunzi. That's the fact. Dumba umutima wa muremerera ngo guhisha amaranga mutima birabimbayeho ngiye ndi umugome nagenda nkiherera nkaririra muri toilette byakwanga nkajya gutarika amapumbu kuri resho agashya yamara gushyangaguruka nkagenda. Jesus, ibi bintu ntabwo bushaka kumva ubwo buremere bro. Umwanya hano urahenda. Ibaze kugira umuntu ngo akakwitura inyuturanyo nkiyo ngiye. We living with evil people. Abantu bafite imitima imeze nk'ikuzimu. Ariko here's the thing, munyumve neza cyane. Listen to me careful. Hari abantu badashobora kuntungura. Godfather mpora background check ku muntu. Kamenya inkomoko y'umuntu. Kamenya umuntu ngo ni muntu ki. Hari umugabo wigeze kuganirira nta nubwo ari nta nubwo namujya kure. Hari uyu mugabo General Laurent. Uyu Laurent nirirwa mvuga ngo azafungurwa agire. Umugabo w'umuhanga yigeze kubwira umugabo aramwitegeza umuntu warakoze amanyanga, aramwitegeza aravuga ati mbere yuko muhana umuntu ku cyaha yakoze cyangwa mutangarira umuntu ku kibi yakoze, mujye mubanza muntega amatwi munyumve neza cyane, mujye mubanza murebe uwo muntu yakuze ate, ibyo ari gukora we abiha uburemere bungana gute. Hari umuntu uhereza uburemere bwo kwambura umuntu ubuzima, kwica umuntu abona ari ikintu toto nko kuburuka umuntu kuri telefone. Hari undi ubona kuza akababaza Mico the best byonyine akumva ko umutima ubabaye akabifata nko kwicumura akaba atabikora. Biterwa n'imikurire y'umuntu nuko umuntu yarezwe na environment yarerewemo n'umutima afite. When I catch the background y'uyu mujene, gupfa kwawe azironga baramye ngo he doesn't give a fuck. You will see more. Aba n'abantu batafite umutima. They are talking about others. Ibyo kuza uplayinga victim ukeneye ama indabo cyangwa n'urumuri ruvuye kuri aba bagabo. Forgot. Niyo mpamvu mbatinya kubi. Imyaka ishize ari ine ngo difataza nk'ababwira ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi. Kubera ikinongera ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi. Muratinyitse. Mbitse ibintu byinshi. Reka nze nkubwiza ukuri, igihe cyose wafashe inyungu zawe ukareka indangagaciro z'ubumuntu, ntabwo buri kiri umuntu uburi inyamaswa. Bro, ibi byamamare babikiye amabanga menshi, mfite amabanga nka Yesu muri rogi. Niyo mpamvu Godfather buri muntu wese uramutse ugiye kureba nanjye ushobora gusanga hari ibintu byanjye byinshi. Listen to me. So aha nkababwira ngo nta kintu kintunguye muzabona byinshi cyane.
Irene watinyutse gufata Niyo Bosco akamukoresha nk'igikoresho kuko amafaranga y'abadiaspora kayarya ibintu Niyo Bosco yaje akivugira, yarangiza agafata umwanda akajugunya hariya. Umwana utabona amafaranga yavuye mu Burayi byose amaresita arahari, yarangiza akajugunya hariya. Wowe dumuraza kumuza imbere umwereka ngo uraho ngo he can be a friend. Umuntu udashobora kugirira impuhwe impumyi, who are you? We ko yakugirira impuhwe ibyo mu bishyire aside. These they are people, they care about themselves, nothing else. It was good father. So bavandimwe, hey, ndakangutse nsanga mfite message n'izina ry'Imana, sanze mfite WhatsApp 212 bampamagara kuri space ya Dumba. Iyi live ya Dumba amaze gukora avuga kuri uriya mugabo nkubiswe n'inkuba, nsanze Dumba ari kurira, sanze Dumba arimo kurira bro. Muzima vunagira inshuti muze gusubira inyuma. Uyu munsi mbandi kwa Debeni, uyu munsi mbandi kwa Melody, uyu munsi mbandi kwa Emi, kwa no umuntu nge nzajyana n'ukuri. I don't give a fuck about people badafite umutima. Nzabana n'uri mukuri, nzabana n'uwo bari gushaka guhohotera, gushaka kugira victim, tena kasa mutwe nzagaruka in this way. Nibwo ngo mute your fucking nonsense mic. Hey, can you mute your fucking nonsense mic? Where ikindi bari riki? Mute nga mic yawe. Mute your mic. Baba following. Munyumve. Uramwana buri kantu yaravuze ngo ibi bibona biri mu mwanda. Bro, ibi bintu biri mu mwanda. Ibi bintu biri mu mwanda kugezaho aba batipe bakurikiye umwe mu bahanzi bashaka kumwica. Hari ibintu bitajya bivugwa, baramukurikira ngo bamwice. Urumva ahantu ibintu bigera umuntu akumva yakwica undi. Fucking here. Abantu bro, ibi bintu biri mu mwanda, birenze uko mu bitekereza, birenze ubwenge bwa muntu. Mico, aya mafaranga, ibi bintu byaragiye biba ibindi. Aya mafaranga ya YouTube aragenda ashyiramo abantu urwango kugira ahantu bashaka kwica abandi. Aho umuntu umwe yabereye nde umugisha, we akamwitura kumwica. Hareberwa mwamwisanze ahangaha. Abantu muntege neza amatwi cyane, muntege amatwi. Ni byisanga gutwe abantu bariye ubwo ndi gushaka kunyura he. Ibaze umuntu mwageze naho mujya muri vacation bro, mukarongora abakobwa bamwe mu buriri bumwe, bikandinga hapo umuntu ushobora gushaka gutwara ubuzima bwe. Umuntu mwarongoye abantu mwaryamye mu buriri bumwe bro, mukarongora umukobwa umwe, you end up you can take someone's life. Ko dufite iyi si ibi bintu mana yanjye. Umuntu mwarongoye umukobwa umwe mu buriri ukifuza ukajya nawe ukaranga gutwara ubuzima bwe. Jesus, aho ngaho bakirimo ubumuntu, aho ngaho bakirimo ubumuntu. Tugarutse kuri uyu mutipe rero, those they are people bahuzwa n'ikintu kimwe, inyungu z'amafaranga. So I don't need any friendship ihagarariye ku nyungu, kuko nta business mfitanye namwe. Urimo kumva what we gonna do? Hari ibintu nshobora gushyira hano hanze abantu bose bakabayura bakabajugunya muri gereza. So ibi ngibi byo gufata umuntu, iki ni ikibazo na weakness yo gufata abantu ukabazana ukabiyegurira ukababaha ukabuwabo, hanyuma ukexpectinga mode imbuto ziba ntabwo ushobora kuvana, ntabwo ushobora gukama imbwa ngo uyavanemo amata y'inka, ntibishoboka. Hari ikintu kitashobora guhereza umukamo, ntabwo ushobora, hari ikintu kitaguha umukamo. We expectinga ntabwo. So umutima wanjye uzansunikira gukora ikizima, ariko mfite hari ibintu ujye ureba, ni birebire mfite
ikiriho ni kimwe, kamere y'umuntu nuko duteye, you let it go, ukabireka bikagenda, urabireka bikagenda, kuko namutse ngiye gushyira ibintu aba bati ibintu bivurugamo nibo bantu bari wiki batazi guhidinga ibimenyetso by'umwanda birirwamo, siko bimeze, ku buryo amakuru agenda akaba yandagaye hano hanze. Aya masaha nakora tweet imwe yonyine, nakora tweet imwe yonyine, Ribi gakora umukwabo, kuko nakuta ibimenyetso hanze, Ribi gahita ikora umukwabo, trust me. Ariko se ni gute ushobora gusanga twese kwizi nkuru twazivuzeho, ni gute umuntu wawe mwasangiye wakubereye umuvandimwe mugahura ushobora kugeraho umugurisha views, wasanga bari gutwika n'indirimbo igiye gusohoka, mutapinge screen, tap your screen my people. Murumiwe, muri kumirwa, ntagiye ntacyantangaje. Mico, muzi byinshi kuturusha ko mwagiye muhura nabyo. Muri kumaza ngo byagenze gute? Uzi ko izo mpapuro mani zirara, izo mpapuro zo muri ntuzi, reka nzibere, hatagiye izo mpapuro zo mu rubanza, uzi ko kubera guhahamuka mani zirara, dore ahantu ziba ziri nake. Hano harimo cyber report, harimo impapuro zose zafungishije Pazomani, mani ndabirarana, ndabisoma mani, ndumwere byanditsemo hano mbabibona. Vanaraje muri no mihanda nta kintu cyambabaje nk'icyo, abantu banyishe umutinga, abantu banyisiki, abantu bakoze ibintu mani baza uzagenda ubaze debeni y'amana agenda kugera muri za nuza, agenda kugera muri New Year's Groove, musabira mani, mbwira debeni ati umwana mushireyo mani, mubwira debeni bari bagahita y'amara bahita bamutwarayo. Umukarita saragenda arandega ngo ngenda ari inyuma ya Boroze mani, nari inyuma ya video ya recordings ngo kugira ngo isakare ibiganiro bikarebwa n'abantu 400,000. Ndumva ndimo ndavugwa nabi, ubu Pazomani bakaba baramurekuye. Njyewe umuntu natumaga ubu bamurekuye. Umuntu najyaga ntumubu bamurekuye. Irene rero reka mubwire, mba numva mani tuhuye twasaturana, mba numva Irene bampa ringi tukinjiramo, Irene tukinjira muri ringi wallahi tugakubitana wowe. Abantu mujya mwibaza impamvu nkunda Sabe, mukavuga ati kubera iki Dumba ukunda Sabe, nuko Sabe icyo umubereye aracishura. Sabe iyo umubereye imfura bimfura. Wumve Irene ntacyo, Irene mani kuri kamera zawe mwishyuza amafaranga, Dumba ndi umuntu uvamo views. Murabizi abantu barebye ibiganiro, Dumba ndi umuntu uvamo views. Reka mbereke ikiganiro aza muri Canada, ikiganiro cyane twakoze, ureba amafaranga aba yakivuyemo, umbwire mama umuntu aba yakwinjiriza kuri ubu rwego. Singo datebyo kuritavuga. Aza muri Canada mama
nta kintu namukoreka mvuga ikiganiro gusa ko ibindi ntabwo nza kubivuga we Irene ngira guhaye wowe Irene hano muri Canada cyavuyemo nibura amadolari nibura 500 abaye ari make cyangwa arenga ibindi ntabwo nza kubivuga warangiza gusikiza ujya guhereye mu Rwanda ndavuga ibintu nakoze ariko ndavuga ibiganiro gusa ko mvuze ibintu nshobora gusa nabi abantu bashobora kutisha n'icyo kabatira ni wakabivuze ariko ndavuga ibiganiro naba naraguhaye hari ibindi byinshi navuga mugatangara I know. ibiganiro nawe naraguhaye ibiganiro mujya mubona ibiganiro turi kumwe na Junior Giti mujya mubona ibiganiro ndi jyenyene ibiganiro natwe bafifira ya ibiganiro n'ibintu byose biba mu mafaranga ukabifata ukabikusanya ukareba ingirakamaro umuntu aba agufitiye njyewe dumba njyewe reka mbabwire ntabwo ngira YouTube sininjirizamo njyewe dumba n'umuntu ushaka gufungura YouTube nkakora amafaranga nta YouTube ngira ntabwo ninjira dumba hano nkorera ibintu byanjye naha kuri TikTok nahemberwa uretse ko nshimira abantu bampaye gift benshi muri ino minsi nanone nibiramara n'amezi 2 urumva nshobora kubashimira TikTok yanjye ntabwo ninjiriza amafaranga uretse ibyo mvuze Instagram yanjye niho nkwikira ntabwo ninjiriza amafaranga ntabwo njyewe niyo ndahana abantu baza bibiga abantu baje mugiye muzababaze mwaza n'iwanjye ngo nicaraga n'ibiryo birateka umukozi agateka mukagena babitiro mukagena babere abanyoko ibiganiro nkabagaburira narangiza akahita mbishyira hanze mukahita mugenda murangije kurya murangije gufata amafaranga mugahita mugenda nazindukaga mu gitondo nkasanga ubukamira buri mu rugo ubukamira buri iwanjye uzi kubyuka manuka kubyuka ukabyuka wagera muri salo ugasanga kamera zirateretse utazira ukuntu binshi ukabaye ibiganiro bro nkavuga tunese umwana arava hano ko yangizeho umugati k'umugati yari awuteze kuri jyewe nagenda yateza ako ga transport yangezeho nagenda adatwaye ikiganiro ntabwo aza kuba ahombye ukafatireka ngo ikiganiro kicara nkamubwira ufitiye topic na topic ntayo afite ukayimuha nino umashaka gutukana ndaza gutukana nta kibazo bazabimfungire bazabimfungire kuko nanjye simfite ukuntu nakwisobanura ntabwo nagira none se njye ko ntajya kurega ibintu nabyizanyemo mbizi ibintu nabijemo mbibona nayo ntabwo bamufunguye ngiye ku mbuga nsanga Pasomani bamufunguye mani bamufunguye Irene ntabwo gutukana aho ntabwo tutego nibyo bifata byakira vuba ugikeneye ko urabizi ko ushaka gutuka ari byinshi ushaka gutuka ari byinshi but bro muye n'ahantu turi babiri gutya turi babiri wallahi nagukubita nagukubita Irene wigira akantu k'agahanga wigira akantu k'agahanga iyo umuntu yarimo aravugana nawe abona wigize umuntu umuha kandi urakagurya urakagurya urakaga amabere y'anyoko niba uravuga hano barakureba bakibaza ko uri umuntu muzima mana niba uravuga umuntu arakureba akakureba kipsi bro Irene uri mu bugoryi bwa mbere bwabayeho ku isi ibigoryi bya mbere byabayeho ku isi Irene urimo kuba wicarana n'umuntu ukumva sayidi ye ntumve sayidi y'undi muntu mwabanye twabanye ko twabanye kanyoko
Irene mvuga ibintu byabereye hano muri Canada wewe. Hey! Hey! Ndaceceka akumbuta ikigoryi. Ikigoryi. Irene uri ikigoryi. Irene uri ikigoryi. Irene you're fucking stupid motherfucker. You're fucking stupid. Uri ikigoryi. Kandi kibi uri ikigoryi. Irene uri ikigoryi. Ikigoryi kandi. Ntekereza ku buryo bwawe nkumva nshaka kuruka mana. Ntekereza ufite nkumva ndashaka kuruka. Nirwo rwego uburyo bwawe buriho.